wemeye ko nshuti namwe bakunzi ba Iberi Entertainment ndetse nawe ugeze kuri Iberi Entertainment bwa mbere yagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Nagira ngo tugaruke kuri izi ngingo zitandukanye. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2024 byari kuwa gatandatu, wari umunsi udasanzwe ku basitari batandukanye. Hari bamwe mu basitari bavuka kuri iyi tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane, ndetse kuri uwo munsi umunyamakuru DC Clement yambitse impeta umukunzi we, impeta ya fiancaye, impeta y'urukundo rudashira amukunda. Ndetse turaza no kugaruka kuri Shaddy-Boo wigereranyije na Lionel Messi. We icyo ngusaba ni ugukurikira iyi video yose kugeza irangiye ugasobanukirwa buri kimwe ku kindi. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo nshimire buri muntu wese wamaze gukora subscribe, ndetse niba nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye by'ubwenge tuzajya tugenda tubagezaho hano kuri Iberi Entertainment bijye bibasha kukugeraho 5 kuri 5. Tudatinze rero, umusitari wa mbere wagize isabukuru y'amavuko kuri iyi tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane ni Shaddy-Boo. Shaddy-Boo avuka kuri iyi tariki. Nabonye abasitari batandukanye baragiye bafata umwanya bakamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko, ndetse Shaddy-Boo turaza no kugaruka ku magambo akomeye yatangaje yigereranya na Lionel Messi avuga ati ninjye Miss w'ibihe byose, ninjye Queen. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma undi musitari wagize isabukuru y'amavuko ku munsi kuri iyi tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane ni Roskana. Roskana ni umuhanzi w'umunyarwanda, muramuzi, yamamaye mu ndirimbo zitandukanye harimo nk'iyi yitwa Fou de Toi yahuriyemo na Element ndetse na Bruce Melody. Roskana rero nawe avuka kuri iyi tariki, akaba yaragize isabukuru y'amavuko. Kuri iyi tariki kandi ya 20 z'ukwezi kwa kane undi musitari wavutse kuri iyi tariki ni Gitego. Gitego ni umunyamakuru wa RBA ndetse akaba na MC. Uyu nawe akaba avuka kuri iyi tariki. Aba bose rero bavutse kuri iyi tariki, n'abandi tutavuze ndetse n'abo muzi basanzwe bavutse kuri iyi tariki bose, reka nka Iberi Entertainment tubifuriza isabukuru nziza y'amavuko kandi tubifurize ibyiza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Inzozi zabo zose Imana ibibafashemo zihinduka impamo. Tudatinze rero ndagira ngo twite tugera kuri DC Clement wambitse impeta umukunzi we. Umunsi wo kuwa gatandatu tariki ya 20 mu ijoro ry'uwo munsi, DC Clement yambitse umukunzi we impeta y'urukundo rudashira amukunda, amwambika impeta amusaba ko bazabana akamubera umugore. Umukobwa nawe ntabwo yazuyaje yahise abyemera. Uyu mukobwa bitegura kurushinga wemeye ko bazabana yitwa Ariane. Bakaba bitegura kurushinga muri Gicurasi uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Byari byiza cyane mu ikanzu nziza ndende y'umutuku. DC Clement nawe ari mu ikote ryiza rifitemo amabara y'umutuku, ipantaro y'umukara. Ubona ko baberewe cyane, ahantu heza hateguye cyane, bari bambaye neza kabisa. Ubona ko byari ibihe byiza byabo kabisa, byari byiza cyane. DC Clement yemererwa ko azamubera umugore w'ibihe byose. Ngayo nguko rero umunyamakuru DC Clement avuga ati ubusore ndabusezeye, nditegura kurushinga n'uyu mukobwa. Byari byiza cyane ukurikije uko mubibona muri iyo video. DC Clement n'umukunzi we byari byiza cyane. DC Clement rwose ubona ufite umugore mwiza cyangwa se umufiance mwiza cyane w'umukobwa witwa Ariane. Eka rero DC Clement tumubwire tuti congratulations, ibyiza biri imbere, kandi reka tumwifurize ko n'izindi ntambwe zisigaye we n'umukunzi we bazazitera bari kumwe. Reka tuhite dukomereza kuri Shaddy-Boo.
uvuka ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane buri mwaka, akaba bafite isabukuru y'amavuko kuri iyo tariki. Kuri iyi tariki rero Shadibu yatangaje amagambo atandukanye, gusa hari bimwe mu byo yavuze byatumye abantu bavuga cyane, maze ku mbuga nkoranyambaga harashya koko. Ubundi Shadibu ubusanzwe yitwa Mbabazi Shadia, ndetse akaba ari umugore ufite abana babiri, yahoze ari umugore wa Meddy Saleh. Meddy Saleh akaba ari umuproducer w'amashusho, akora amavideo atandukanye y'indirimbo z'abahanzi, gusa baje kuba batandukanye bamaze kubyarana abana babiri. Rero Mbabazi Shadia wamamaye ku izina rya Shadibu, akaba ari umwe mu banyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, dore ko kuri Instagram afite abamukurikira barenga miliyoni. Abantu bakurikirwa cyane kuri Instagram kuri urwo rwego ni bake cyane muri iki gihugu, kuko ndumva muri bo harimo Shadibu n'ubundi, hakabamo nyakubahwa perezida w'igihugu, hakabamo abantu nka Bruce Melody, abantu nka Meddy. Gusa Shadibu ntabwo ari gukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuko ubu ngubu nyakubahwa perezida wa repubulika ari imbere ya Shadibu ku bantu bamukurikira ku rubuga rwa Instagram. Ndetse hari undi munyarwanda witwa Nshuti Gatwa, uyu niwe ukurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, kuko akurikirwa n'abarenga miliyoni 2 hafi n'ibice 6 bireba. So tudatinze rero, Shadibu ku wa gatandatu ubwo yagiraga isabukuru y'amavuko, yatangiye atangaza amagambo. Yatangaje, hari ibyo yagiye ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, atangaza amagambo ya mbere, avuga ya kabiri, avuga ya gatatu. Aya gatatu cyangwa se post ya gatatu yakoze niyo yavugishije abantu cyane. Wumva ukuntu byatangiye ajya kubigenza kugira ngo avugwe. Yaratangiye ati: iminwa yanyu, amagambo yanyu nibyo tumashini tunyinjiriza agatubutse. Uko amagambo abarenga, nanjye ninjiza amadolari. Ngaho munyifuriza isabukuru nziza. Abantu ahangaha, abantu bateye comment cyangwa se banditse comment kuri iyi post ye, ni abantu 60. Nkaho bidahagije, uyu munyamideli kazi Shadibu yahise akomeza akora post ya kabiri, ubundi arandika ati: umukobwa uri single nakubwira ko nta mushera ashaka, nuko uwashaka aba atamushaka. Period. Yashatse kuvuga ko ari ikibazo cy'igihe. Ahangaha abantu bateye comment ni 8 gusa, cyangwa se comment 8. Abo nibyo ntibihagije. Shadibu arongera ati: ubwenge ntabwo ari ibyuzi, ahubwo ni icyo ubikoresha kugira ngo ubyarire inyungu. Urugero, niba warize amashuri menshi ariko ukaba utabasha kwikura mu bukene urimo, nta bwenge ufite, ahubwo ufite ubumenyi gusa. Abantu bateye comment ni 40, cyangwa se iyi post yagize comment 40. Dukomereze noneho kuri post yatumye hashya noneho bya nyabyo. Shadibu yagize ati: nuko nyine Miss yavuyeho, nako ntabwo najyamo, n'ubundi nawe twahiga, njye ndi queen w'ibihe byose. Mbese ninjye Messi mu bwiza mu karere kose ka Afurika. Mufite amahirwe ko ndi umunyarwandakazi. Iyo ni post ya Shadibu yarikoroje ku mbuga nkoranyambaga, maze abantu batandukanye barandika babizimuzi n'imuzingo. Tugiye kurebera hamwe ibintu Shadibu bamwandikiye, abamututse, abamubwiye nabi, ababaye nk'abamushyigikira. Gusa nawe ukimara kubyumva hari ukuntu byakiriye, hari ukuntu yiso wumva mu matwi yawe bisona, nawe wajya muri comment ukagira icyo ubivugaho, baye wumva hari icyo wavuga kuri iyi post ya Shadibu. Umuntu wa mbere wahise aza agatera comment yitwa Machad Pro, yagize ngo ntabwo nanjyamo. Ese uyu mu Miss utazi gutandukanya igihekane jya na njya kweri? Uyu nguyu we yaje akritika ku myandikire ya Shadibu, raho yari gushyiramo jya ashyiramo njya. Uyu nguyu we niyo critique yahise aheraho asa nkaho aca intege Shadibu, cyangwa ashaka kugaragaza ko yishyize hejuru. Ese ni nkaho yakamubwiye ati nta mu Miss ukwiriye kuba yandika gutyo, nta mu Miss bwawe. Undi muntu rero wahise wateye comment yitwa Nzogera. Abantu benshi bashobora kutabyemera, ariko ibyo uvuze niko kuri. Uyu nguyu we yaje ashyigikira Shadibu.
undi washyizeho komenti yitwa Alfred Girababyeyi yagize ati kuri iyi foto kureba nk'uwazengerejwe n'akababaro kamwe kazinga umubiri. uyu nguyu yagize ati ngo kuri iyi foto ko ngo kureba nk'uwazengerejwe n'akababaro kamwe kazinga umubiri. uyu nguyu nawe iyo niyo komenti yiwe. undi nawe yitwa Legend yaragize ati Shadibu niwe mu minsi w'ibihe byose, we tubyumva kimwe, ashyireho momo ye mugurire kasese. uyu nawe yaje ashyigikira Shadibu, ni umufana ukomeye cyane wa Shadibu. undi muntu yitwa Kabera City niko ku rubuga rwa X yitwa yagize ati yego uri mwiza nk'isukari ariko iyo ibaye nyinshi itera diyabete. iyo yagize ati ngo uri mwiza nk'isukari ariko iyo ibaye nyinshi itera diyabete. undi nawe yaragize ati yitwa Dr. Kishwa ndabona ariko yitwa ku rubuga rwa X yagize ati se nawe ujya mu mihango manadara we dore ibibazo yaje abaza noneho uko bimeze. undi yagize ati yitwa Edi Mudenge yagize ati hanyuma se ibyo tubimaze iki muri iki gihe turi gusa tunafite uguhiga hano witwa Queen. urabona yarayise ashyiraho n'ifoto y'atuyunguyu aramuhiga mu bwiza. hanyuma dukomeje undi yitwa Jemuve Musenga yagize ati uko ni ukwishyira hejuru, jya ureka bivugwe n'abandi, jya wibuka ko wabyaye atari rimwe gusa, rwose waracuye iyo umwenda ucuye wishakira agashya. mbega Jemuve yagize ati uko ni ukwishyira hejuru, jya ureka bivugwe n'abandi, jya wibuka ko wabyaye atari rimwe gusa, rwose waracuye iyo umwenda ucuye wishakira agashya. nguyu yari arimo yibutsa Shadibu ko ari umubyeyi adakwiriye kuba aza avuga ibintu nk'ibi ngibi ku mbuga nkoranyambaga. ni abantu batandukanye bagiye batera komenti, abandi baza bamubwira nabi, abamubwira neza, ni benshi batandukanye. nkaba nakubaza ni ese wowe kuri izi posti za Shadibu cyane cyane iyi ngiyi avuga ati ni njye Messi w'ibihe byose, avuga ati ni njye Messi mufite, avuga ati nawumbiga ndi Queen, we iyi post uyivugaho iki? Niki ubivugaho ukurikije kubona Shadibu cyangwa se uko umuzi cyangwa se uko ubona abandi bakobwa cyangwa se abari n'abategarugori, weho ubivugaho iki? gusa mbere y'uko wenda dusoza, ni benshi batiye comment, abantu barenga 200, ntabwo bose twavuga kuri comment zabo ngo tuzabivemo, gusa wenda reka ngire zimwe muri nkeya nongera kurebaho. hari yagize witwa Gabonzima Elias yagize ati uri Messi rwose all time. witwa Kwizera James ati nuko ye. witwa Nesta avuga ati nukuri mwiza. Gabire Flora aragira ati nukuri Messi. reka nsoreze kuri uyu nguyu witwa Isubyo ry'igiti ku rubuga rwa X niryo zina akoresha, yagize ati ubundi se bayigaruye bakayiguha akaba ari nawe utanga amakamba, umenya ari wowe usobanukiwe ubwiza kurusha abandi. uyu nguyu we yaje amubwiza ukuri, ubona byanamubabaje kabisa. rero izo ni comment zitandukanye bateye kuri iyi post ya Shadibu yapostinze kuwa gatandatu ku itariki 20 ubwo yagiraga isabukuru nziza, ubwo yizihizaga isabukuru y'amavuko. rero mwese mwari muduteze amatwi, reka mbashimire cyane, nshimira cyane n'abamaze gukora subscribe. niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibindi byinshi cyane bitandukanye by'ubwenge tugiye kujya tubagezaho hano kuri Iber Entertainment bijye bibasha kukugeraho 5 kuri 5. amahoro n'imigisha bibe kuri wowe.